twongeye kubakira abantu bakomeje kudutega amatwi mu byigisho byagiye bitambuka. Imana ibahereza imigisha myinshi. Tugiye kureba icyigisho cy'ubutumwa bwiza kivuga ngo imihango itagira umwana iraza kugukoraho. Njyewe ubavugisha ni Mugisha Yves hamwe n'umuvandimwe Mahirwe Bienvenue. Dupfukamye hasi twasenga Imana. Data wera, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Urakoze kuko tubumbuye ijambo ryawe ribumbukira ubugingo bwacu kugira ngo tubashe kuva ikuzimu mu bapfuye kuri buri gitekerezo cyose cy'ahantu runaka twapfiriye, tubashe kuzurwa naryo. Uhabwe icyubahiro, udufashe imihango twaba turimo y'ibyo twagize akamenyero, udufashe kugira ngo ive mu mwana muzima itazadukoraho. Ubane natwe, uduhe Mwuka Wera, uzumvishe buri gutwi k'umuntu wese aya magambo yawe, mu izina rya Yesu, amen. Reka tube turondore mu byanditswe byera, twige iki cyigisho kivuga ngo imihango itagira umwana iraza kugukoraho. Mbese mu ijambo ry'Imana ni hehe dusoma iri somo? Ubundi turabanza turebe imihango. Ese muvandimwe, imihango ni mibi, imihango ni myiza? Imihango ubundi mu busanzwe imihango ni myiza kuko ituma umuntu abona umwana. Imihango ni ikimenyetso cy'uko umubyeyi ashobora kubyara. Yego. Mbere yo kubyara na nyuma yo kubyara imihango ijya iboneka? Mbere yo kubyara na nyuma ishobora kuboneka. Yego. Rero tugiye kureba icyigisho kivuga ngo imihango itagira umwana iraza kugukoraho. Ubwo rero umuntu aramutse agize imihango ntabyare, ntabone umwana, nanone iyo mihango ihinduka uburwayi. Yego. Ni uburwayi bwo kwivuza. Yego. Kuko aba ari kugaragaza ibimenyetso by'umuntu muzima ubyara kandi atabyara. Nagiye kubera ko Imana iba yaradufashije ikatwigisha imiti, nagiye abantu benshi cyane bamamagara bambwira ati se imihango iryana, imihango ihindagurika, imihango umunsi ngira imihango ejo ikaba yahindaguritse, ibintu bikagenda byanga ukuntu, bambaza imiti. Iyi mihango rero tugiye kubanza tuyisobanuze, ariko mbere yuko tuyisobanura turabanza twige isomo. Aha ni imihango umuntu wari ufite nyine kino kibazo, kuko ikibazo kivuga ngo imihango itagira umwana iragukoraho. Ariko wabanza no gufasha abantu ku bijyanye n'iby'umubiri. Abantu bafite ikibazo cy'iyo mihango igaragara, bashobora gukoresha iki kugira ngo tubanze dukomeze n'ubutumwa bwiza muri iki gice? Umuntu ufite ikibazo cy'imihango, yaba ihindagurika, imihango iryana, bene uwo muntu agomba gusenga kandi agakoresha imiti y'ibyaremwe akayizera kandi ishobora kumukiza. Ikindi ashobora kujya afata amazi y'akazuyaze akayashyiramo ifu ya muringa, akajya yicaramo iminota 15. Ibyo bishobora kubafasha. Ariko turi kureba ibijyanye n'imihango ugira itagira umwana ngo iraza kugukoraho. Hari agaciyemo kugira ngo tuze no gufasha abantu b'iby'umubiri nabo babashe kugira inyungu. Ni amagambo yanditse rero mu gice cya 8 cya Luka ku murongo wa 43, handitse ngo haza umugore uri mugongo wari ubimaranye imyaka 12 agira imihango idashira. Yego. Idakama. Kandi wari warahaye abavuzi ibintu bye byose. Ngo yarahaye abavuzi ibintu bye byose, nyamara ntihagira n'umwe ubasha kumuvura. Aba bavuzi ntabwo ari abavuzi bo gutanga ibinini, nubwo nabyo bishobora kuba byazamo. Aba bavuzi bari kuvugwa ni abavuzi baboneka mu gitabo cya Yeremiya mu gice cyaho ni icya 8 ku murongo wa 20. Abavuzi ngo bavura ibyaha, babica hejuru, ngo babica hejuru. Ubwo yano masomo mu yandi magambo tugiye kwigana iri somo
nk'uko abantu bakomeje kubyumva, dutangiye ku isomo tugaragaza ko ari uburwayi bw'umubiri, ariko birenze uburyo by'uburwayi bw'umubiri. Ku bantu bashaka kuvurwa ku uburwayi bw'umubiri, nimero tuzaba tuyandika, ntacyo bazaza bayibona, ariko baduhamagara tukazabafasha. Iki kintu tujye kurebaho tugiye kukiga mu buryo bw'umwuka. Turakoresha ibifuzwe byose ku cyigisho kivuga ngo kumukoraho ufite kwizera, paje 268. Hari ibintu rero Yesu yagendaga agereranya, ibintu byerekeye indwara yagiye abigeranywa n'ibyaha. Hari indwara yitwa ibibembe, hari indwara y'ubuhumyi, hari indwara ko yaravuze ngo abwira Laodikiya ngo wibwira yuko ureba kandi uri impumyi. Rero indwara z'ibigaragara, ndetse aho yakoresheje ikintu cyitwa ibirema, umuntu utagenda mu by'umwuka, indwara z'ibigaragara nanone ziba zifite icyo bisobanuye ku bijyanye n'iki n'iby'umwuka. Ubwo rero bavandimwe mukomeje kudutega amatwi, ubu turi kureba icyiciro kivuga ngo imihango itagira umwana nta kintu irakugezaho. Niyo mpamvu aha hantu ayo magambo ngenda abona nayagezeho. Yego. Amagambo avuga ngo igihe Yesu yari ari mu nzu agana mu rugo rw'uwo mutware, yari yahuriye iyo n'ikivunge cy'abantu n'umugore w'umukene wari umaze imyaka 12 arwaye indwara yari yaratumye ubuzima bwe bumuremerera. Yari yaramariye ubutunzi bwe mu bavuzi no mu miti, ariko bose bakamubwira ko atazakira. Nyumvira nawe, uyu muntu tubonye uyu mugore afite ikibazo cy'imihango, kandi iyi mihango afite tubona yuko imihango no mu itorero ry'Imana hari ingingo zitwa imihango. Hakaba ari ikintu bita ngo imihango yera, imihango yaturutse ku bantu. Mu itorero umuntu tuba dufite imihango yera, harimo umubatizo, harimo umuhango w'ifunguro ryera, harimo umuhango ifunguro ryera, umubatizo n'ubukwe. Iyi ni imihango itatu, ariko nanone hakaba hari imihango myinshi cyane mu itorero ikorwa. Umuhango wo kubwiriza ubutumwa bwiza, umuhango wo gusenga, umuhango wo kuririmba. Iyo yose ni imihango, kandi iyo mihango n'ubundi uko tugiye kubyumva mu by'umubiri, iyo mu by'umubiri umuntu afite imihango imuhereza umwana. No mu by'umwuka iyo abantu bafite imihango mizima nayo itanga umwana. Mbese haba hari isomo rivuga ku bijyanye n'umwana. Yego, muri Zaburi 127 ku murongo wa 3. 127 umurongo wa 3 mugeri kwashaka. Hano tubona yuko umugore, Abefeso, Paulo avuga Abefeso yavuze yuko umugore ashushanya itorero. None mbese itorero rya Kristo naryo rishobora kuba rifite imihango? Yego, itorero rya Kristo rigira imihango, kandi iyo mihango niyo ivamo umwana. Haranditswe ngo Zaburi 127 ku murongo wa 3, dore abana ni umwandu uturuka ku Uwiteka. Yego. Imbuto z'inda nizo ngororano atanga. Ubwo noneho tubona yuko uyu mugore, cyangwa se ko yavuze ngo umugore ni itorero, kandi itorero rigizwe n'umukristo umwe, iyo ahuye n'abagenzi be barenze umwe babiri, bose bahinduka itorero rigari, ariko itorero rya mbere ni umuntu giti cye. None uyu muntu tugiye kureba hano mu bifuzwe byose ari kugereranwa n'umuntu wakiriye Kristo Yesu, ari kugereranwa n'umuntu ufite umugabo wakiriye ubutumwa bwiza bwo gutsindishirizwa akaba umugenzi, ariko nyuma yaho agakomeza kugira imihango itagira umwana, agakomeza gusenga, agakomeza kuririmba, agakomeza kuba umudiyakoni, agakomeza
kugira imirimo runaka, agakomeza kuba umuntu ugabura ijambo ry'Imana, akaba ari umubwirizabutumwa wambara amakoti, ukoresha amavune cyangwa se utanga ibibwiriza bitandukanye, akaba ari umuntu ugira indirimbo nziza, akaba ari umuntu uzi gusenga neza, ariko ibyo bihe byose, iyo mihango yose nubwo yaba ayifite, akaba adafite umwana. Mbese uko batubwiye ngo umwandu ngo ni imbuto itangwa n'Imana, mbese uyu itorero ry'Imana cyangwa se umukristo agomba kugira imbuto z'umwuka wera. Reka turebere Abagalatiya igice cya 5 umurongo wa 20, twumve twebwe umwandu tugomba kugira imbuto. Abagalatiya igice cya 5 ku murongo waho ku murongo wa 22 tugiye kureba ikintu bava hano bavuze ngo imihango ituma umuntu abona umwana, ngo izo mbuto kandi ni imbuto, ni urubuto ruhabwa n'Uwiteka. Umwandu imbuto zihabwa n'Uwiteka. Yego. 5:22 Abagalatiya. Ariko rero imbuto z'umwuka, irya jambo imbuto ziragarutse. Ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, amen, ni ibyishimo, amen, ni amahoro, no kwihangana, no kugira neza, n'ingeso nziza, no gukiranuka, no kugwa neza, no kwirinda. Ibi bimeze bityo nta mategeko abihana. Ubwo noneho uyu muntu uri hano we afite izi mbuto. Uyu muntu turi kubona hano ufite imihango ariko itabyara, itabona umwana, itabona runo rubuto rutangwa n'Imana, mbese uyu muntu we afite ikihe kibazo? Ikibazo afite ni cya kindi twabonye cy'imihango nyine izakora ku bantu idatanga abana. Mbese ubundi turuganira iki giciro gifite umutwe uvuga ngo iki? Kiri kuvuga ngo imihango ufite idatanga umwana, iyo mihango izakora ku muntu. Imana ishimwe cyane. Uyu mugore rero baranditse ngo igihe Yesu yari mu nzira agana mu rugo rw'uwo mutware, yari yarahuriye mu kivunge cy'abantu n'umugore w'umukene wari umaze imyaka 12 arwaye indwara yari yaratumye ubuzima bwe bumuremerera. Yari yaramariye ubutunzi bwe mu bavuzi no ku miti, ariko bose bakamubwira ko atazakira. Uyu mugore nawe nyumvira, bamumariye utwe, ariko yababwira ati se none nzakira? Ati nta ubundi muri iyi si, mu gihe Satani akiri ku isi, nta muntu ushobora kureka icyaha. Uyu mugore yamaze imyaka ingahe ari mu madini, kandi ava ngo ku idini rimwe ajya ku rindi ashaka gukira, gusenga 12, ubwo ni n'abaganga 12 bana n'Imana, ariko atabona iki? Atabona umwana, adakira icyaha. Ko iyi mihango idakama ni imihango umuntu akora, ariko nta mbuto zo gukiranuka zibivamo. None se abantu turuganira bamaze imyaka ingahe mu madini yabo, bava mu idini rimwe bajya mu rindi badakira ibyaha? Bamaze iyo myaka ingahe? Kandi umuntu amaze imyaka ingahe mu itsinda, yumva ibibwiriza byinshi, asenga, aririmba, ariko icyaha afite cyaranze kumuvaho, akaba kigira umujinya, ngo ntawareka umujinya kigira abana. Reka Imana izabice bose barangize, maze umujinya wawe ahari uzashira. Ngo gutukana, wari uzi ko ayo magambo yantangaje mu Bakorinto avuga ngo abantu batukana bakwiriye gucibwa mu itorero, bakajugunywa hanze y'itorero. Ariko hari abantu benshi bagihabwa n'inshingano ariko bagigira ibitutsi. Hari ababura n'icyo batuka, bagatuka imvura bavuye mu isoko, bagasanga imvura yanyagiye imyambaro yabo bakayituka. Umenye ko imihango yo gusenga buri munsi yawe izagukoraho, kuko itabyara imbuto z'umwuka. Yego, Imana idufashe. Uyu mugore rero ntabwo byari byaragenze gutyo gusa ngo ave mu idini rimwe ajye mu rindi, ahubwo yatangaga n'amafaranga ye cya 10, ati tugeze mu gihe cy'ibirundo, akitanga umurimo w'Imana, wenda ngo ibyabyo bizakira, ngo arabe umukristo. Ati tugeze mu gihe cyo gutanga intambara ikomeye, rwose turashaka kuzihereza abantu. Ati kandi ngo iyo mirimo izatuma akira ibyaha, kuko ariko nta nubwo wamurenganya. Hari amagambo yanditse abantu bumvise nabi, icyakora abigishwa ba Yesu bayumvise nabi, bumva ko bayumvise nabi,
babaza Yesu amagambo avuga ngo igitabo cy'ubugingo cyandikwamo abantu bose bagize uruhare mu murimo w'Imana. Yego. Ariko abigishwa aya magambo bagombaga kuba barayumvise nabi, maze baramubaza bati none tugire dute kugira ngo dukore umurimo w'Imana? Yesu yababwiye ati umurimo w'Imana nguyu nuko mwizera uwo yatumye. Yego. Abantu rero batekereza ko ntibazagira icyo bakora kugira ngo bemerwe n'Imana. Umuntu akavuga ati nubwo umushinya wanze, nkurikije uburyo ngira umwete iyo umurimo w'Imana ugiye gukorwa, inyandiko ngo zigiye gucapwa nkabikora, amasengesho y'iminsi 3 nabonetsemo, uburyo nsenga, uburyo nyine mba natanze inyunganizi abantu bakazumva, uko biri kose icyaha cyanjye kizava. None se uyu muntu uko bavuze ngo bari baramurangiye imiti myinshi cyane, abantu turi ku murongo wa telefone ni abantu bangahe babwiye yuko imirimo irabakiza, yuko bagomba kwiyegura umurimo w'Imana, ariko ibyaha byabo bikaba byaranze gukira? Neza bikaba byaranze. Nawe tekereza umuntu ari gutanga ubuhamya, reka twigarukire ku bantu bafite abagabo aribo Kristo. Yego. Bakaba bicaye mu itsinda imyaka 5. Yego. Ariko iyo umusuzumye aravuga ngo yarihannye. Ariko umwandi umuhaye agapapuro ngo yandike ibyaha yihannye atagikora, ndakurahiye ashobora kwandika nk'icyaha kimwe n'abasinzi bajya bareka. Ugasanga nk'umuntu nyine aretse kunywa inzoga kuko nyine bimukoze isoni, afata sinzongera kunywa, nawe ugasanga n'ibyo byaha abapagani nabo bihana yaretse. Ugasanga nta buhamya bufatika bw'ibyaha ahamya, ahagarara avuga ati ngiye rwose ibi byaha narabiretse, ibyaha by'umujinya, uburakari, ivanguramoko, abantu bakirwaye imihango rwose bagira n'ivanguramoko. Ugasanga ni umugenzi ugira ibitabo, ndetse umva ntiyanaguha n'igitabo na kimwe. Oya, umusabye ati wanyihera igitabo, nta na kimwe yagusaba, nta na kimwe yaguhereza. Ariko ugasanga muri ibyo bitabo byose atunze uwifuza ibihe byose, ariko muri karitsiye yimutse abantu bakumva baruhutse. Buno bwoko rero bw'indwara yitwa imihango, twabonye ko imihango hari imihango iza rimwe na rimwe. Uyu yari afite imihango mu buryo bwuzuye, ariko hari n'abantu bafite imihango itandukanye. Umuntu akagira ububyutse bwo kuririmba indirimbo zikamufasha igihe rimwe akumva arakanguwe, umuntu akagira ububyutse bwo kwiga ijambo ry'Imana ukumva ibyo bihe bikaza bikongera bikagenda. Nahuye n'abantu benshi cyane bambaza ngo mbese imihango iza rimwe na rimwe cyangwa se igahindagurika, bene iyo mihango bimeze biti? Hari abantu bagira imihango bakagira ubukristo bushyushye mu gihe kimwe, ikindi gihe bukabura. Bene abo bantu bose bakeneye umuti, kandi uyu muti baraza kuwureba neza. Ariko umuntu turi kureba hano, uyu ni umuntu usenga uko bwije n'uko bukeye. Uyu ni umuntu ushaka Imana adafite umutima w'uburyarya. Aho bavuze ngo umurimo w'Imana aritanga, icyacuma akagitanga. Aho bavuze aritanga imiti yose bamubwiye kugira ngo azabone ubwami bwo mu ijuru, agerageza kuyishyira mu bikorwa, ariko byaranze. Reka twumve. Nyamara yongeye kugarura icyizere ubwo yumvaga ibikorwa byo gukiza indwara Yesu yakoraga, yiyumvisemo ibyiringiro by'uko aramutse amusanze byonyine yamukiza. Mu ntege nke n'ububabare bwe yaje aho yigishiriza ku nkombe z'ikiyaga, agerageza guhatana mu kivunge cy'abantu, ariko bibi by'ubusa. Yongeye kumukurikira kwa Levi Matayo, nyamara nabwo ntiyashobora kumugeraho. Yari atangiye kwiheba igihe Yesu yanyuraga mu mbaga y'abantu akagera hafi y'aho yari ari. Uyu mugore yashatse Yesu ubwa mbere aho yumvaga ngo ari ukidendezi. Oya, hari igihe umuntu yabaga ari mu itsinda igihe runaka akabwirwa ngo aya ni amateka y'ibintu twagiye tubaho, ati mahoko hari i Rubavu, habaye amateraniro, umubwiriza runaka yaje ukomeye cyane wo muri Kigali, umubwiriza runaka wakoze ibi n'ibi, wabwirije bino bintu byose bikaba yaje, ari hano ihute wirukanka urebe ko wabona ubugingo, ukaba urirukanse. Hakaza amateraniro y'ububyutse kuri platform, ukaba ugiyeho, akaba ibe bitandukanye Yesu akagenda akugenderera, ariko na n'ukugeza bw'ikibazo cyawe kikaba kitarakemuka. Mbese ni amateraniro angana iki akomeye cyane, yari arimo abwiriza abakomeye cyane bafite Yesu, ariko ukaba utarakize. Reba amateraniro yose wakoze, kandi kuba yaragukoze ku mutima, ariko ukaba warabuze amahirwe yo guhura na Yesu ngo ubone umwana.
ariko ngo uyu mugore ugabanywe n'umukristo uri hano hantu, ubwo yari ageze ku ntambwe ya nyuma ngo Yesu yanyuraga mu mbaga y'abantu akagera hafi ya, ngo yari atangiye kweba igihe Yesu yanyuraga mu mbaga y'abantu akagera hafi y'ahantu yari ari. Ubuvandimwe, Yesu ari hafi yawe, ari hafi yawe, kuko ubu dusoma amagambo y'uko Yesu agiye kuva ahera cyane, kandi igihe Yesu agiye kuva ahera cyane ni igihe gikomeye cyane y'uko buri muntu wese yumva y'uko Yesu amwegereye mu gihe ibyo bitaratambukwaho, mu gihe yumva gifite agatema kari hahereha, agomba kujya imbere y'Imana agashaka amahirwe. Hari amagambo yanditse Pawulo yavuze ngo Imana yagabanyije ingabano z'aho abantu batuye kugira ngo babashe gukora ku Mana bakabakabye. Imana rero kwishaka ntabwo bisaba kurira imisozi, kujya mu bitare, kujya mu butayu, gufata iminsi myinshi y'amasengesho wiyirije ubusa. Ahubwo ushobora gukabakaba ugakora ku Mana, ukabakabishije amaboko yo kwizera. Imana ushobora kuyikoraho nawe, imihango idatanga umwana ikabasha gutanga umwana. Amasengesho yawe y'urudacya atagira umusaruro w'imico mbonera ya kamere nshya y'Imana, kuko haranditswe mu gice cya 8 igitabo cy'Abaroma ngo iyo umuntu ngo ari muri Kristo Yesu ababaye icyaremwe gishya. Mu Bakorinto, mu rwa 2 rw'Abakorinto ni igice cyaho cya 5 ku murongo wa 17. Iyo umuntu ari muri Kristo Yesu ababaye icyaremwe gishya, ibya kera byose ngo biba bishize, dore ngo ababaye. Ubwo ikibazo cy'uyu muntu usenga akagawe gifite ibyaha nacyo gishobora kurangira. Ubu baravuze ngo ubu nawe yakabakaba agakora kuri Yesu cyane rwose. Reka twumve iby'uyu mugore, kandi nawe aya magambo ko turi kuyavuga wizere yuko ibyaha byakunaniye, ibyaha amateraniro menshi cyane wagiyemo bikanga, umenye yuko ubu Yesu ari gutanga amahirwe. Ngo amahirwe y'agahebuzo yarageze by'uyu mugore, paje 269. Amahirwe y'agahebuzo yarageze, yari ari imbere y'umuvugizi ukomeye nk'uko bamaze kubitubwira. Nyamara muri uwo muvurungano ntiyari gushobora kumuvugisha cyangwa ngo agira ikindi akora kirenze kumurabukwa bigaciraho. Mu gutinya ko yatakaza amahirwe ye rukumbi yo gukizwa uburwayi, yahatanyaga n'imbere yibwira ati ninkora ku myenda ye gusa ndakira. Oya, nawe ubu ushobora gusingira ukiranuka kwa Kristo, ukatakambira ati data ubu ngomba kuva imbere yawe, nakire gukiranuka kwawe, namwakire mu bugingo bwawe, kandi ubugingo bwanjye bugahinduka. Baratubwiye ngo wakabakaba nawe ibyo bintu bigashoboka. Igihe Yesu yatambutse, uwo mugore yigiye imbere maze ashobora gukora ku mpera y'imyenda ye. Muri uwo mwanya yahise amenya ko yakize. Muri uko kumukoraho rimwe risa hari hakusanyirijwemo kwizera kw'imibereho ye, maze ako kanya ubabare n'intege nke bisimburwa n'imbaraga n'ubuzima butarimo umuze. Ibi bintu nawe wafata ibihe bihagije byo gusenga, wafata igihe ukavuga ati data ubugingo bwanjye ndabukweguriye, iyi ntekerezo zanjye ndazikweguriye, inarinjye mfite muri njyewe, ubwibone mfite, kwikunda mfite njyewe, inarinjye ikintu cyose gikorwa ati njyewe ni njyewe, ibintu byo nibyande nibyaje. Ibyo bintu byose ubwo burwayi ufite ushobora gukira kubwa Yesu Kristo. N'umutima unyuzwe kandi ushima yagerageje gushaka ko yava muri icyo kivunge cy'abantu, ariko Yesu ahita ahagarara, n'abantu nabo bahagararana nawe. Yarahindukiye akebuka mu mpande maze abaza mu ijwi ryumvikana kurusha agahinda k'iyo mbaga y'abantu ati ninde unkozeho. Abantu basubije icyo kibazo batangaye cyane. Cyari ikibazo gitangaje urebye ukuntu bamubyigaga impande zose kandi bamukoza hirya no hino. Mbese bavuze yuko ari abantu n'ubundi bamukoraho na Yesu kandi bamubyigabyiga, kandi ari n'abantu Yesu asanzwe kugendana nabo. Ngo aba ni abantu baba bari mu iteraniro bari babyiganira mu nyunganizi, yego, babyiganira mu byigisho, babyiganira mu masengesho. Byarantangaje kubona abakristo bamwe, umukristo akarakara ati ngiye bamaze iminsi batanambwira ngo nsenge. Ibyo bintu akabikomeza cyane. Abo bantu baba bari kubyigabyiga Yesu. Ariko hari abantu baza bakeneye gukira, akavuga ati ngiyewe rwose ndamukoraho. Iyo bene uwo muntu akoze kuri Kristo, ijuru riranyeganyega. Akavuga ati hari umuntu ugeze mu ijuru, hari umuntu unkozeho. Kandi hari abandi bantu basanzwe babyiga Yesu,
mbese muvandimwe, wari umaze ibihe byinshi cyane uri mu ntege nke cyane, mbese hari kino kibazo wibwiraga uburyo umaze iminsi usenga, uburyo umwaka wawe utangiye usenga, ariko ikibazo cy'uburwayi cy'ibyaha byawe bikaba byaranze gukira. Oya, baravuze ngo Yesu ugomba kumukabakaba kandi ukabyizera, ngo imbaga y'abantu yagendaga ifite amatsiko kandi ibyiganira kuri Yesu, nk'uko babitubwiye ngo hari abantu benshi cyane bagenda babyigabyiga, ukumva abantu bavuze ngo amena, ukumva abantu batanze inyunganizi kandi batanakize, ariko wowe ushobora gufatira ukavuga ati data nanjye ndizeye, kandi kwizera kwawe kukaba kuruta kw'abo bantu. Ngo imbaga y'abantu yagendaga ifite amatsiko kandi ibyiganira kuri Yesu ntiyigeze ibona imbaraga itanga ubugingo, nyamara igihe uwo mugore wari urembye yarambura ukuboko ngo amukoreho yizeye ko ari bukire, we yumvisemo imbaraga ikiza. Uko niko bimeze no mu by'umwuka, gupfa kuganira ku by'iyobokamana, gusenga cyane, nyamara nta nzara wiyumvamo mu bugingo kandi udafite kwizera, ntacyo bimaze. Ubwo umuti w'ikibazo cy'imihango itabona umwana hano bavuze ni ikihe? Ni ugusenga cyane, yego, kwiga ijambo ry'Imana cyane, yego, ariko ibyo bintu iyo upfuye kubyiga no gupfa kubyumva, ngo ibyo bintu ntacyo bikumarira. nta nzara ufite muri wowe uvuga ngo ndashaka gukira icyaha. Ubundi hari amagambo yanditse avuga ngo Yego, ubutumwa bwiza yego, ni ubw'abakene mu mitima yabo. amen. Ubwo umuntu udafite ubukene, afite ubukene ku munwa gusa, Yego, ibintu aba ari gusaba ndakurahiye nta nubwo birenga purafu. none se nshuti yanjye, ni iki kigaragaza yuko umuntu akennye? ni uko akora iki? si uko asaba. Ni uko asaba. Umuntu bita Dawidi yaravuze ngo kuko njya ngusaba ku manywa na nimugoroba, iryo somo uribukanuri, ngo ku manywa na nimugoroba ndagusaba. Yavuze ngo mu gitondo, ngo na mu gicuku, ngo na ku manywa, ngo kuko njye ndiri imbere yawe ngusaba gukiranuka kwawe. Amen. Rero muvandimwe, ikintu kigaragaza yuko uri umukene ni uko uri gutakambira Imana uyisaba. Umuti w'iki kibazo ni uko abantu kubivugaho, kubibwiriza, ibyo bintu bitari mu bugingo bwawe nta kintu byakumarira. Hari icyigisho wigeze gutambutsa ndakibuka, kivuga ngo ibyo ufite biragushuka. Reka nanjye mbwira abantu bari kudukurikirana, ibyo bafite birabashuka. Amasengesho yawe, hari abantu baba bafite n'impano pe yo kuvuga neza, ku buryo cyasenga ukumva nyine asa nkaho yabegereje ijuru. Ibyo bintu ufite biragushuka, kuko ibyo bintu bituma wibwira ko ahari hari ukuntu bizagukiza. Ariko buriya reka nkubwire, ukwiriye gukora kuri Yesu. Ese gukora kuri Yesu ni gute? Si uko ukeneye kumubona yakwihishuriye mu buryo runaka. Mu gice cya mbere cya Yohana haranditswe ngo Jambo yihindura umuntu, ahinduka umuntu. Kristo niwe Jambo. Imana iremba yaremesheje iryo jambo. Iryo jambo rero ukwiriye kuryizera nk'Imana ubwayo mwivuganira, ukavuga ati Yesu, uyu mugore ndi kumubona, hari umuntu w'inshuti yanjye iyo ari kwiga Bibiliya yaranejeje cyane, aravuga ati rero Mana, uri kubona Yesaya ntawe uri ahangaha, Yesaya ntawe ukiriho, ni njye nawe turi muri iki cyumba. Ubwo rero aya magambo ntabwo uri kuyabwira Yesaya ntawe ukiriho, ahubwo aya magambo ni njye uyabwiye, nanjye ndayizeye. Nawe bari kuzabigenza, uvuga ati rero Mana, uyu mugore ntawe ukiriho, uyu mugore ni njyewe, kandi ufite ibizinga by'ibyaha, ufite imihango yo gusenga ubudasiba, kwitabira amasengesho y'urudacya, kwiga ijambo ryawe, ariko rikaba ryaranze guhindura ubuzima bwanjye. Niga igitabo cy'intambara ikomeye, ariko ntinya urugamba. Iyo urugamba ruje ndavuduka, ndirukanka nkahunga urugamba. Mfite igitabo cyitwa Wifuza ibihe byose, ariko abana banjye bumva batanyifuza ibihe byose. Iyo nagiye ku kazi bumva naba ntinzeyo. Mfite igitabo cyitwa Imibereho yejejwe, ariko imibereho yanjye ni ibizinga gusa. Mfite ibitabo bigera mu 10, ariko nta paje n'imwe nsanisha nayo imibereho. Maze wizere icyo Imana yakoreye uyu mugore ufite imihango idakama, nawe yawe urumva yakamye. Kandi ibi bintu ntabwo ari ibintu uri bwibwire mu bitekerezo. Haranditswe mu gice cya 10 cy'Abaroma,
ahanditswe ngo uhereye nko ku murongo wa 4 ati niwizera mu mutima wawe, niwizeza umutima wawe yuko Yesu ari umwami, ukabyatuza akanwa kawe, urakizwa. Impamvu ki kubyizeza umutima no kubyatuza akanwa ubarwaho agakiza? Nuko ngo umutima w'umuntu ufite uburwayi ngo kandi ntiwizera gukira. Yego, ikintu kirumvikanye. yego, Ngo umutima w'umuntu urusha ibintu byose gushukana. Ntugushuka gusa yuko utakira, yego, uragushuka ukakubwira ko ikibazo ufite gikomeye, yego, kandi ukakubwira ko utabasha gukira. Satani akiri ku isi. yego, Ntubasha kuvuga neza ugifite abana benshi bangiritse babangizi cyane. yego, Ubwo rero Imana itugirire neza, wizera ijambo ryayo, nturyo uryiga nk'amakuru y'ahandi, ujye uryiga uvuga ati Imana, iri ni ijambo ryawe, ni ingeri riri kubwira buri murongo wose, ujye wizera ko ari wowe ubwira, yego, uzakira. amen. Ntekereza ko twajya mu gitabo cyo kubara. hari isomo ngiye kuvuga ngo umutima wanjye wajya gushaka nijoro, kandi nzajya nzindukira gushakisha umutima wanjye uko bukeye, kuko iyo amategeko yawe ari mu isi, abaturage bo mu isi biga gukiranuka. Ni Zaburi kangahe? Iyi ni Zaburi ya 26 umurongo wa 9. Amen. Kuko umutima wanjye wajya guzindukira gushaka iteka, Amen. ngo ku manywa na nimugoroba, Yeah. ngo kuko amategeko yari mu isi, ngo abantu biga gushaka iteka, biga gukiranuka iteka. Amen. Ntekereza ko twajya mu itangiriro tuzatira umusozo. Yego, Itangirira igice cyaho cya 31. yego, Itangirira igice cya 31. Wadufasha kuhasoma umurongo waho ni uwa 24. ubwo tugiye kureba ku musozo, mbese bizagenda bite abantu badakiriye imihango. abantu badakiri imihango, Yego. ko bizagenda. Labani akurikirana Yakobo amurakariye. Ni igice cya 31 cy'itangiriro umurongo wa 22. Labani akurikira Yakobo ariko ngo amurakariye. Ni iyihe mpamvu yari amurakariye? Kadusome. Ku munsi wa 3 babwira Labani yuko Yakobo yahunze, ajyana bene wabo, aramukurikira, amugeraho iminsi 7, asanga ari ku musozi w'i Galeyadi. Iyi ni iminsi 7. Ngo ariko ngo hari haciye iminsi 3. Yego. Iyi minsi 3 turaza kuyigarukaho. Yakobo aragiye ngo ahunganye n'abagore. Yego. Ku munsi wa 3. Yego. Labani nawe ahise amukurikira. Tukomeze. Asanga ari ku musozi w'i Galeyadi. Imana isanga Labani umwaramu mu nzozi nijoro, iramubwira ati wirinde ntugire icyo ubwira Yakobo, ari cyiza ari n'ikibi. Labani afatira Yakobo. Yakobo yari abambye ihema rye ku musozi. Labani na bene wabo nabo bayabamba ku musozi wa Galeyadi. Labani abaza Yakobo ati icyo wakoze icyo ni iki? Kunyiba ukanjyana abakobwa banjye nk'abanyagano? Watewe n'iki guhunga rwihishwa ukanyiba ntumbwire ngo usezesheho ibiganiro by'ibyishimo n'indirimbo n'ishako n'inanga, ntukundire gusoma abuzukuru banjye n'abakobwa banjye. Wakoze iby'ubupfu, nabasha kugira icyo mbatwara, ariko Imana ya so yambwiye iri joro ni wirinde ntugire icyo ubwira Yakobo, ari cyiza ari n'ikibi. None ubwo ugiye rwose kuko ukumbuye cyane inzu ya so, ni iki cyatumye wiba imana zanjye? Yakobo asubiza Labani ati irya mbere ni uko natinye ko wanyaga abakobwa bawe, irya kabiri uwo uri bubonane imana zawe nazabeho imbere ya bene wacu Isaka. Genda usake icyawe kiri mu byanjye ukijyane. Kuko Yakobo yari atazi yuko Rasheli yazibye izo mana. Labani yinjira mu ihema rya Yakobo no mu rya Leya no mu ya za nshoreke zombi arazibura. Ava mu ihema rya Leya yinjira mu rya Rasheli. Rasheli yari yenze
bya bigirwamana yari yabitwaye abishyira mu matandiko y'ingamiya ayicaraho. Labani asaka mu ihema hose arabibura. Rasheli abwira se ati ntundakarire databuja yuko naguhagurukiye nuko ndi mu mihango y'abakobwa. Arasaka abura bya bigirwamana. urumva aramubeshya ngo ari hehe, ngo ari mu mihango. Ariko no mu bigaragara yari ari mu mihango. Ariko hano turi kuhabona isuzuma rubanza, ariko ntiriri gukorwa na Yakobo, ahubwo riri gukorwa nande? Na Labani. Labani muri iki gice agereranya Satani, Yakobo agereranya Kristo. Aba bagore bagereranya abanyabyaha Kristo yari ari gucikisha, kuko ngo ni ku munsi wa gatatu amaze gucikisha aba bagore, ngo ku munsi wa gatatu, uyu munsi wa gatatu Kristo amaze kuzuka yazukanye iminyago. Murumva neza? Ayiba Satani ku mbaraga Satani atabizi, aramunyaga. Satani avuze ati niyo byibuze tubanza no kubyumvikanaho. Ariko hano turwabona isuzuma rubanza, isuzuma cyaha. Ariko icyaha kirasatswe. Yakobo yavuze ati rwose pe, nzi neza ko nta muntu ufite ikintu cyawe. Ubwo ku munsi wa gatatu Yesu yarazutse. Kandi abakristo yanyaze iminyago y'abantu bari barapfuye uhereye kera kose kugeza igihe Yesu yaramaze kuzuka. Ngo n'abakiranutsi babayeho mu bihe byose bapfuye bazize Kristo. Ibyo tubona mu butumwa bwatonyejwe volume ya 2. Maze rero uko twabisomye muri Bibiliya ngo iminsi 3 ishize acikishije aba bagore be. Labani ngo nawe aza amurakariye n'umujinya mwinshi, aravuga ati ni iyihe mpamvu niyo baza bagasoma abuzukuru banjye, abuzukuru ba Labani yifuza ko basoma mu Bagalatiya igice cya 5 ku murongo wa 19. Turi kureba umunyabyaha ku musozo w'amateka y'isi ko bizamugendekera. Turi kureba ku bantu bakomeje kugira imihango idashira, amaherezo yabo. Aba buzukuru ba Labani yifuzaga ko babanza kubasoma ni mu gice cya 5 cy'Abagalatiya ku murongo wa 19 havuga ngo imbuto za kamere, umujinya, amahane, kugira nabi. Atariko kuko Imana yamubujije ntacyo yagomba kubabwira. Hari umurongo hano uvuga ngo ajyana na bene wabo aramukurikira amugeraho iminsi 7 asanga ari ku musozi w'i Galeyadi. Mbese iki kintu uko tubonye ku munsi wa gatatu babwira Labani yuko Yakobo yahunze kandi agahungana n'iki n'iminyago. Ayo makuru yose Satani yari yamenye n'abamareke barahungabana, sibyo? Ariko hano ngo iminsi 7 ishize Labani aramukurikira amufata iminsi 7 ikoze iki? Ishize. Hano tubona yuko ngo ubwo imyaka 600 zabirangiye, Satani gera hawo kirangiye, ngo abanyabyaha bose bazekwa iby'ibyaha byabo. Nta muhuzo uhari. Iminsi 6 cyangwa se umunsi umwe ku Mana ushushanya imyaka 1000. None ubwo imyaka 600 izabishize, umurimo wo guca urubanza urangiye, wo gusuzuma urangiye, abanyabyango bazerekwa ibyaha byabo. Ngo Satani mu ntambara ikomeye banze ngo azakura akayungirizo ku maso yabo, buri muntu wese amwereka iby'ibyaha bye yakoze. Ngo abanyabyaha bazafatwa n'ubwoba bukomeye cyane bw'ibyaha byabo bari baranze kureka. None tugiye kureba hano umuntu wita Labani wavuze yuko ageranyijwe nande na Satani, uburyo azashinja abanyabyaha ibyaha byabo ku munsi w'iki? Ku munsi w'amateka w'urubanza. Kuri uyu munsi w'urubanza rero Satani azashinja ibyaha abantu. Bizagenda bite? Warukomeje kutuganiriza iki kintu nashaka kugira ngo kivugweho cyane. Umunsi wa 7 ngo bari ku musozi. Turabona aba bantu banesheje inyamaswa n'igishushanyo cyayo muri byashwe igice cya 22 ngo bari ku musozi wera. Ariko aba bantu bo ntabwo bazaba gisuzumirwa. Ni imyaka 1000 zabishize, imyaka 6000 bizabishize. Umunsi wa 7 bacunguye babonetse. Umunsi wa 7 ugereranya n'ikinyagihumbi cya 7 bari ku musozi w'Imana.
banejejwe n'uko bacitse Satani n'igishushanyo cye n'inyamaswa. yego. None ahangaha hari ikintu kije kuboneka mu isuzuma. Yego. Bagiye gusuzuma umuntu uri bufatanwe ibigirwamana. Yego. Ariko ikibazo cy'abakristo bo muri iyi minsi ni abafungamutwe. Yego. Ni abantu babyihishira bakabipfurika ku buryo kikubwira ngo uzamenye n'umukristo ukifite bya bigirwamana bya se. Haranditswe ngo iyo turi iwacu mu mubiri tuba turi kure y'Imana. Iwacu mu mubiri rero abantu benshi bicaranye utugirwamana tw'iwabo mu masano, bakaba batwicayeho kandi bakaba bakomeje urugendo rwa gikristo. Bicaranye ibigirwamana by'amoko, ibyaha by'amoko, bicaranye ibyaha byo kunegurana, bicaranye ibyaha byo kunegurana, bicaranye ibyaha byinshi cyane, ibyaha by'imyambarire, kandi ibyo byose ngo biri hejuru y'iki? Y'imihango. Kandi ibyo byose babirenzaho imihango. Gusenga, babirenzaho gusenga no kuririmba indirimbo cyane rwose, no kuyobora gahunda z'amateraniro. Umva babikora neza cyane. Yewe. Bakitwaza gufata nyine turi mu mihango. Ariko reka turebe, ese iyi mihango yaguye umugore amahoro? Ariko nubwo tumaze kureba yuko igihe Yesu azaba ari kumwe n'abantu ku myaka 1000, hano Labani abaza ko bati icyo wakoze icyo niki? Niki kunyibana ukajyana abakobwa banjye nk'abanyagano? Watewe n'iki guhunga rwishwa ukanyiba nutezereho n'ibindi byinshi cyane, kandi ukajyana n'ibigirwamana byanjye? Hano tubona indahiro Yakobo yasubije Labani. Yakobo asubiza Labani ati irya mbere nuko natinya ko wanyaga abakobwa bawe, irya kabiri uwo uri bubonane imana zawe nazabeho. Ku munsi w'urubanza Kristo n'abantu be bazabatanga buhamye yuko gukiranuka bishoboka, yuko bavuye mu isi batibyo bunyago cyangwa se nuko Yesu abacoye, ahubwo bazabihamisha yuko bakiranutse kandi ubwa Yesu Kristo kubw'amaraso ye. Amen. Umuntu wese ufite icyaha icyo gihe ntabwo azabaho. Niyo mpamvu Yesu Kristo agomba guhagararana nabo akabatangirwa. Ariko icyago gikomeye cyane ni umuntu uraza kuboneka, umuntu uzaboneka agifite ibyaha mu mutima we. Yego. Turaza kureba mu byahishuwe ukuntu bizamubaho. Yego. Iki kintu ni ikintu gikomeye cyane, aho dukwiriye kwitekerezaho neza. Hari amagambo yanditse mu Bahirwa n'ibande avuga ngo Yesu ntiyari mwemera gato kandi ntiyari mudakurwa kw'ijambo. Amatsinda menshi yuzuye abantu ba mudakurwa kw'ijambo, bakaba barabaye abafungamutwe cyane, aho udashobora kumubwira igihamya niba atarakisomeye ngo acyumve, aho udakwiriye kumugezaho umucyo keretse gusa umugezeho uturutse ku muntu yemera cyane. Ibyo byose ni ibigirwamana bizashinja umuntu mu gihe cy'umubabaro wa Yakobo, aho Satani azakusanya ibyaha byose. Ibaze nagusaka akagusanganira umwenda we w'ikigirwamana cye. Nkurahiriye ko Kristo azaba amaze kugirana nawe indahiro ivuga ngo uri ufata n'ikigirwamana cyawe akwiriye gupfa, ntabwo akwiriye kubaho. Ubwo rero aba bantu bafite imihango kandi yicarijweho ibyaha, abantu ibyabo bizasoza nawe muvandimwe. Uyu muntu bita tumaze kubona Rasheli yagiriwe amahirwe. Yego. Ariko bitewe n'uko iryo sezerano nyine nta muntu n'umwe uzaboneka ku musozi w'Imana afite icyaha na kimwe, byarangiye Rasheli n'undi apfuye. Rasheli yarapfuye kuko yari indahiro, umugabo we yari amaze kurahira ati uri bufatane iki kigirwamana akwiriye gupfa. Ariko se n'umwana yaje kubyara muri urwo rupfu rwe uzi yamwise Benoni, bisobanura ngo umwana w'umubabaro wanjye. Urumva nta munezero wari ubirimo. Abo bantu ngo bazacya ubutaruhuka, niko ijambo ry'Imana rivuga. Yego. Dusoma umurongo wa nyuma tugiye usengeraho ngo hahirwa abamesera ibishura byabo kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo kandi banyure mu marembo binjire mu murwa wera. Hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicanyi n'abasenga ibishushanyo n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora. Ubwo rero bano bantu bari kubeshya Imana, bafite imihango ariko itagira umwana. Icyambere ni ababeshyi, kabiri
umuntu uri mu mihango imyenda ye ibisa neza, ibisa nabi rwose, iba yuzuye amaraso. Bafite ibizinga byinshi cyane muri temperance, bafite ibizinga byinshi cyane mu mvugo zabo, bafite ibizinga byinshi cyane mu ngo zabo, bafite ibizinga umuntu atabasha kubara. Kabiri ni abasambanyi, kuko abo bantu babasha guhuza imibereho yabo n'ab'isi, yego, bakitwa yuko ari abantu basenga kubera iyo mirimo n'ibiki byose, ariko bafite n'ibyo buje n'ab'isi. Ikindi ngo ni imbwa. Icya kabiri ni imbwa. Imbwa Petero yaravuze ati ngo zisubira ku birutsi byazo, ngo abo ngo ni abantu baba bararetse ibintu runaka mu gihe runaka, hanyuma mu kindi gihe bakabisubiraho. Ubwo ni cya kibazo cy'imihango yo kuza umuntu akaba afite imihango ubu ikabona umwana, ejo bundi bikongera agapfa, umwana agahita agapfa bitewe no kumuryamira. Abo bagore twarababonye, umwami arimo aca urubanza rw'abo bagore babiri, wabyaye umwana agapfa bitewe no kumuryamira n'uwo wari ufite umwana muzima. Uru rubanza ngo rwari rukomeye cyane. Rero nawe umwana wawe ushobora kuba waramuryamiye akaba yarapfuye. Uba ukwiriye gutakambira Imana kugira ngo imihango ufite si cyo kibazo, ikibazo ni wowe. Ubwo umuntu ukomeza gusenga ariko gukira ibyaha runaka bikaba byaranze, agomba gukora iki? Akwiriye kujya imbere ya jambo, ijambo agahinduka ubugingo muri we. Nta kundi rero ni ugushira ijambo ry'Imana mu bikorwa. Uyu muntu aramutse adashira ijambo ry'Imana mu bikorwa, atabaza Imana, ubu Kristo yaboreka akagenda iwe abwira ati data ndava imbere yawe ari uko umpaye isezerano yuko ugiye kumpereza kurwana intambara yo gushira ijambo ryawe mu bikorwa bigashoboka. Ngo benshi bava imbere y'Imana huti igisubizo cyabo kitaraza. Ukwiriye gufata umwanya uhagije, umwami atugirire neza mu izina rya Yesu. Amen. Turagushimye Nyagasani ubwo mwibaza nyinshi, utubwiye icyigisho gikomeye cyane yuko ukomeza kubaho imibereho ariko idafite gukiranuka, yuko bitaraza gusorezaho. Uturinde isomo dusorejeho, kuko uwo muntu azasoza nabi. Uduhereze gusoza neza kandi uduhereze kwizera no kubona mu izina rya Yesu. Amen. Amen.